ntabwo ariko gihita gikunda ngo utangire kwinjiza nk'uko wabitekerezaga. Uretse nanjye cyangwa nk'uko bivuze ngo ku bantu batekereza ko iyo ugiye mu kintu tubona amafaranga. Gute ubihuza gute? Abantu benshi bajya muri sinema bakurikiyemo ngo njye muri sinema mbi icyamamare, nimara kuba icyamamare birangire. Reka nongere mbasuhuze nk'ibisanzwe ni Ego Talent Rwanda Creative Art and Entertainment Activities. Nkuko twabibamenyereje rero dukunda kubaha ibiganiro ndetse kandi tukabandategurira ama event inshuro zigera kuri enye mu mwaka, mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa munani, mu kwezi kwa 10 no mu kwa 12. Ikitonderwa ni iki ngiki, twavuga ko tuzaha abajene bagiye batandukanye, tukabaganiriza tukumva ibyo batekereza ku bijyanye n'impano zabo. Ntarajya kure, bikabashishikarize niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye ubona cyangwa se kurikirana ibiganiro byacu. Byiyongereho turashima abantu barenga 3000 n'abandi barenga baba batugira icyizere bakadukurikirana. Nawe rero gira uruhare mu bikorwa dukora. Kindi reka nsuhuze kandi abantu bagiye bari mu duce tugiye dutandukanye, iburengera bwajyo, iburasira bwajyo ndetse n'abandi bari hanze by'umwihariko bakunda ibikorwa byacu. Nkuko narabwiye rero, simbi njyenyine, ndi kumwe n'umujene, ndi kumwe n'umwari, araza kutubwira amazina ye, araza kutubwira byinshi bimwerekeyeho. Turaza kubana mu kiganiro kugeza ubwo turi buze kuba dusoje, ndetse muraza kuryoherwa, muraza kumva byinshi ari buze kutuganiriza uko biteye. Amazina yawe? Amazina yanjye ni Mutoniwase Pamela. Ati ni Uwase Pamela. Ntago ari Uwicyeza nyabuneka, ntago ari Uwicyeza, sibyo ra? Cyangwa oya ni bazi nawe Uwicyeza. Ntago ari Uwicyeza Pamela, ahubwo ni Uwase Mutoniwase Pamela. Mutoniwase Pamela, mutaza kugira ngo ni Uwicyeza. Pamela, tuguha ikaze hano kuri Ego Talent Rwanda TV show. Barakoze cyane. Aka kanya rero ugiye gutangira utubwire se Pamela ni muntu ki, ari kuze kwirekura nyabona. Pamela ni muntu ki, akora iki, atuzaniye iki? Byanga bikunda umuntu wese uri bubone ikiganiro ahita abona ko ari ibintu bijyanye n'impano, kuko twebwe nibyo twakira cyane cyane muri entertainment gusa. Nkuko bishize nabivuze, Pamela ni umuntu ukunda abantu, ukunda Imana, by'umwihariko agakunda ibintu bya sinema. Bakoze cyane. Ati Pamela ni umuntu ukunda. Pamela ukunda kuvuga ngo ukunda abantu, ukunda Imana, ariko se ukunda abantu muri rusange twese turabakunda muri iyi kategori. Umuntu wese afite uburyo akundamo abantu bitandukanye, ariko ubwo ngiye nkanjye mfite umwihariko wanjye. Uwo mwihariko ni we ukunda kuvuga icyo kintu? Umwihariko urahari, niyo mpamvu nanjye nkunda kubivuga kenshi gashoboka. None reka twinjire mu kiganiro neza, utubwire ku bintu bijyanye na sinema, utubwire ko nayo uyikunda. Ubundi akenshi abantu benshi binjira muri sinema mu rwego baba bafite kategori zitandukanye n'ibyifuzo bitandukanye ndetse n'ahazaza hatandukanye. Abenshi baba bifuza kuba batwika Kigali cyangwa se n'ahandi hose, bakajya mu itangazamakuru, ahantu hose ku mbuga. Wowe ubyakira gute? Wowe ubyinjiramo gute? Ubihuza gute? Abantu benshi bajya muri sinema bakurikiyemo ngo njye muri sinema mbi icyamamare, nimara kuba icyamamare birangire. Ariko njyewe nyine mbona numva sinema ari ubuzima bwanjye kandi ari n'ubuzima bw'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, kuko ni igikorwa kibaho kikigisha, kigatuma abantu bagira aho bava bakagera n'aho bagera. Rero abantu benshi bibwira ko kuba wajya muri sinema ushaka kwamamara, wamara kwamamara ukabijyamo. Njyewe rero mba numva ndamutse ngize ndaye umwe mu banyamahirwe wo kujya muri sinema neza, nagira ubutumwa nahereza Abanyarwanda,
nyine ntago nahita mbivamo ngo kubera ko byakunze byagenze gutyo, oya ni njyewe nabyo mpaka nyine mba numva ari ubuzima bwanjye kugeza nsaje. urakoze cyane. njyewe w'ikizami ntabwo twe twabivuganye, ariko ikizami mfite kiragira kiti byoroshye cyane. Hari ibintu njya numva bavuga nanjye ndabyumva, ariko ugiye kumwumfurimo. Ubundi hari utuntu tubiri dukunda gucanga abantu. Ntandukanyiriza sibyo umukinnyi wa filime nk'uko ubikunda nk'uko ubivuga n'umukinnyi w'ikinamico. Umukinnyi wa filime, ikinamico nyine ni ibintu tuba twumva, ni ibintu wumva nyine bivugwa ukabyumva ukaba wanakuramo n'iryo somo, ariko nyine ni teori, ni teori. Noneho filime nyine ni pratique, uba urimo gukina ibintu bivuga ariko nyine binagaragara, niko mbyumva. Noneho abantu badukurikiranye cyangwa se bazareba kino kiganiro, muraza kudufasha, mujye muri komenti mudutandukanyirize umukinnyi wa filime n'umukinnyi wa tiyatere, sibyo? Njyewe uko myumva baraza kudufasha. Ni ukuvuga ngo umukinnyi wa filime atandukanye n'uwa tiyatere. Ntushobora kumukura muri filime ngo ajye gukina tiyatere, ariko umukinnyi mwiza wa tiyatere yaba umukinnyi wa filime. Yego. Noneho abantu dukurikiranye baraza kujya gute kujya muri komenti batubwire niba hari uburyo bundi mu byumva mu bidutandukanyiriza. Reka ningarukire. Uragize uti urabikunda kandi wumva wabigira priorite cyangwa se wabigira ubuzima bwawe bwose. Yego. Reka twinjiremo rero. Hari uburyo abana b'abakobwa bakunda kujya kwinjira mu mwuga, ariko tutarajya kure ugasanga hari imico itari myiza ikunda kugaragaramo. Biduhurize, wowe ubyakira gute? Ukuri kujyamo nuramuka uhuye n'ibyo bintu uzabihanduringa gute? Ubitekerezaho iki? Buriya rimwe na rimwe hari igihe nyine abana b'abakobwa cyangwa abana bakiri batoya, reka ariko mbivuga, iyo bagiye mu bintu baba bumva nyine niba ngiye muri iki kintu, ni urugero umuntu runaka niwe unsapotinze nyigiyemo, nimba nkoresheje iki ngiki nzagikora nyine kubera ko ari we wamfashije kugera kuri ibyo ngibyo. Akenshi abana b'abakobwa usanga arizo ngaruka bahura nazo. Kuba umuntu yakujyanye mu kintu ntabwo aba yagutwaye ngo wiyandarike. Niyo ashatse ko wiyandarika wowe ukamwereka yuko icyo ngicyo atari cyo cyakuzanye, ashobora kukubwira ati mvira mu bintu cyangwa akakurekura, ariko kubera ko cya kintu nyine uba wumva kikurimo ugikunda, ntabwo wowe ucika intege, urakomeza nyine ugakora. Kuba yarakikujyanyemo n'Imana nyine ikabigufashamo ukakijyamo, n'ubundi uba ufite inzira yo kukigumamo, ntuvuge ngo urajya mu mico mibi kubera iki kintu. Rero icyo nabwira abana b'abakobwa, abantu badutwara mu bintu ntabwo ari ngombwa ngo tubitware nabi kuko babidutwayemo, kandi nyine ingeso mbi ntabwo arizo zituma uba uwuriwe. Icyo ushaka kuba cyo uragiharanira. Ntabwo ngewe nzaza ngo nicare ngo nuze ngo mvuge icyo nshaka kuba cyo ngo kizizana. Icyo ushaka kuba cyo uragiharanira. Rero niba ushyira mu mico mibi ukiri mutoya bizakugaruka. Sinyeka ko uri mu ngeso mbi n'icyo ushaka kuba cyo wakigeraho. Urakoze cyane. Noneho ndaza kubihuza, hari ukuntu bajya bavuga ko hari n'undi ushobora kubikora abishaka. Yego. Hari ushobora kubikora abishaka, Paul wenda na Beyonce yagiyemo n'ibiki. Uwo muntu we umukoraho gute? Umuntu ukora ikintu agishaka aba yagitekerejeho, akumva icyo kintu akwiye kugikora. Icyo nagiye kure y'ibyo uvuze, nyine ikintu cyose umuntu agiye gukora, icyo nababwira akabona kirimo ingaruka cyangwa akabona ngo kizamugwa neza, nabashishikariza kubireka. Gusa we kuba aba yakishyizemo akavuga ati iki kintu ngiye kugikora, ntacyo wakora kugira ngo umuhindure. Ahubwo icyo nababwira ni uko tujye dukora ibintu tubona ko bidufitiye inyungu, ejo n'ejo bundi bizatugirira akamaro, ntitugakora ibintu kuko tubitekereje gusa. Urakoze cyane. Noneho hari ibintu abantu benshi badakunda guhuza, kumvikanaho rumwe. Nk'ubu ushobora kuba ubikunda pe, wumva wabikora nta kibazo, ariko nk'umubyeyi hari akantu dukunda gukurikirana kuvugaho. Nk'umubyeyi ugasanga hari n'ibintu
baguhaye gukina we bitamushimishije, nyine ugasanga bisa nkaho ntabwo we yakira kuri gukina, ahubwo arimo arakira nyine arimo asa nkaho ari kubera ko ari ibyanya bye biri kuba. Umubyeyi wamukumvika gute? Nk'uko ubushize nabivuze, mbere na mbere tujye turema ababyeyi icyizere. Umubyeyi iyo wamuremye icyizere ibintu byose biroroha. Nimba ugiye no kujya muri icyo kintu ukamuganiriza, ukamubwira uti rero mubyeyi ngiye gukora iki kintu bigiye kugenda gutya, rimwe na rimwe n'ibintu uzabona ntukabifate nk'ibyanyabyo, ujye umenya ko nyine ndimo gukina. Ahanini ingaruka zijya ziba ku bana b'abakobwa cyangwa ku bahungu, ugasanga nyine umuntu akinya ikintu, hari role nyine ziba zikakaye, umubyeyi akabifata ukundi akavuga ati umwana wanjye yarangiye. Ni kwa kundi wihererana ibintu ukabikora, ariko nyine nta muntu wo mu muryango wawe ugushyigikiye, wowe warigumuye ukavuga ati njyewe ngiye kugikora, bazabyakire cyangwa ntibabyakire. Reka ko ari ko hajya haturuka nyine izo ngaruka. Ariko iyo wicaje umubyeyi ukamuganiriza, ukamwumvisha buri ikintu ukigiyemo, ukanamusezeranya ko uko abitekereza bizagenda neza. Reka ko umubyeyi bitamugora nk'uko wakifata ngo ubijyemo gutyo gusa. Ase Pame, ubundi nkubaze, ubusanzwe inyuma ya kamera uraseka, hano ko mbona ndaseka. None se ntabwo abantu bajya bagutinya rimwe na rimwe mutaziranye? Oya. Uzi ko wifunze hano byagenze? Ubusanzwe nyine ngira amagambo makeya. Ugira amagambo makeya? Ariko nyine ndaseka, ndishima nyine. Okay, reka twigarukire noneho turebe, twatangiye twibwira ariko ntago wadukomyemo gakeya, tubwira nk'umwe. Pamela ndi umuntu ukunda abantu, ndi umuntu ukunda Imana, ndi umuntu ubundi Pamela utari Pamela turi kureba hano. Pamela nyine mvuga ngo we turi kukureba, ariko Pamela n'indani Pamela ni iki kintu nyine nize ntuza byibuza point nk'eshatu, principe zawe ugenderaho kuba haba ku ntego ufite cyangwa se no ku bantu mubana bo mu buzima bwa buri munsi? Pamela ndi umuntu ukunda kwishima. Umuntu ukunda kwishima, ntabwo nkunda nyine kubaho ubuzima nabukomeje cyane. Ikindi nyine mu buzima busanzwe nkunda nyine guca bugufi. Nkunda guca bugufi kandi nyine nkunda no kwiyubaha nkanjye ubwanjye. Urakoze cyane. Noneho reka twigarukire, tugiye kujya tujya mu tubazo na tungaye kugira ngo tuze gukomeza, turebe ko byibuza waza hari ujya kumbwira byibuza ibintu bitatu. Urumva? None ndaza kubwira ikintu turi bukore, ibintu bitatu umuntu yigeze cyangwa se abantu bagukikije bigeze kugukorera bikagushimisha, kumva nyine amarangamutima aravubutse agiye hanze. Bitatu. Ikintu kigeze kunshimisha, ibintu bitatu byigize kunshimisha. Nigeze kugambirira ikintu. Icyo gihe papa wanjye yari yagize anniversaire. Navuga ni uko byagenda kose umva turabitegura, ariko nyine papa ni wa muntu kuba wamufatisha ngo umutungure biragorana. Turabitegura na mama wanjye n'umushuti wa papa witwa Tumwesige, nyine kugira ngo tumutungure. Nyine hari umuntu uba ugoye kuvuga ngo uyu muntu ndamufatisha amutungure, ariko nyine uwo munsi uwo mushuti we aramuragira turamutungura pe, nyine turamutungura ko gutungura umuntu kumva nawe urishimye. Icyo ni ikintu kimwe cyanshimishije. Ikindi kintu kigize kunshimisha, hari mukuru wanjye yari yararwaye cyane, ararwara ariko byararwara aza gukira. Nanone nyine ni ikintu uretse nawe ubwawe kugushimisha, nanjye wenda n'undi wese byamushimisha. Ikindi bigize kunshimisha ni abantu bigize kuntungura kuri anniversaire yanjye. Nanone nabyo biri mu bintu byanshimishije cyane. Ibyo biri mu bintu byire bigushimisha. Noneho tubwire ni ibiki wigeze ukora bitatu nanone biri funny, nyine wumva ko bisekeje nawe byibutse uvuga ati mwindu wo gusekwa. Ni ibiki?
ikintu nigeze gukora ntabwo ari kera, ni ejo bundi. Ejo bundi nari ndi mu rugo, nari netse, mukuru wanjye yari yagiye ku kazi, ndasinzira, gaze yari irimo kwaka, ndasinzira, isafuriya iragenda iba umukara. Igipangu nyine tubamo, abantu baza gukomanga, nyine nasinziriye, narakangutse, nyine hari ukuntu ukanguka ikintu ukagiramo ubwoba uti gaze yari kunurukana nkapfa, ariko nyine ukumva kirashekeje. Kiri nk'uko nigeze kubikubwira mu kiganiro twigize gukora, nkiri akana gatoya nagiye mu rusengero, nakundaga gusenga, ndagenda njya imbere mfata mikoro ntera haleluya. Akana gatoya nyine nabyo numva ni ibintu bisekeje cyane. Ndumva ari ibyo ngibyo. Okay, urakoze cyane. Noneho reka dukomeze, tubwire ibindi bintu, ikintu wigeze ukora umubyeyi ku buryo ashobora yari afite nuza urufunguzo kuba yagukubita cyangwa se akaguha igihano. Tubwire wowe wabonaga icyo yagukoreye gikwiye. Ikintu nakoreye umubyeyi akampa igihano, niyo nkabona arandenganyije cyangwa urugikwiye, ukumva ntacyo ra. Okay, reka twigarukire reka twigarukire mu bintu ngiye kukubwira noneho. Hari uburyo winjira mu kintu kisa nk'ari role model wawe, sibyo? Tubwire byiza nk'abakinnyi nka batatu wipreferaho uvuga ati ngewe nakabaye nka runaka, nakabigenza uko ngo. Umukinnyi wa mbere ni Kiramani. Okay, komeze. Nyine Kiramani ndamukunda, uretse no kuvuga nyine ngo ni umukinnyi, njye ndamukunda. Kubera nyine buretse gato n'umubaza akantu ngo n'ubusanzwe nubwo ari umukinnyi wa filime ariko uramukunda. Ndamukunda, ndamufana. Ibyo narabyumva. Okay, gakomeza. Ndamukunda, ndamufana. Komeza. Impamvu yaneye gukunda Kiramani cyangwa nkaba nawe umufana we wa cyane, nyine Kiramani sinzi umuntu wakurikiranye ibiganiro bye, yarakinaga pe, akora igihe cyageze nyine ubuzima buranga, ibintu biragora, ariko we ntabwo yigize acika intege, yarakomeje arakora. Undi mukinnyi ndimo gukunda cyane ni umubyeyi witwa Mama Niyori. Mama Niyori kabisa. Kandi Niyori n'ubundi abarinde ari Kiramani. Yego. Mama Niyori ndamufana, muruzareba iki kiganiro azabwiye Mama Niyori na Kiramani ndabafana cyane. Undi mukinnyi ndeberaho nyine nanone nkabona ari umuntu ushobora kuba yakihangana ibintu byose akabicamo, abasha no gukina filime zibabaje akababara, byaba ari ukwishima akishima. Ni Nyambo. Okay, ni Nyambo na Kiramani. Nyambo na Kiramani na Mama Niyori. So urakoze cyane, none ugiye kutubwira byibuza ingingo eshatu cyangwa se intego eshatu ufite wifuza kuzagera muri uru rugendo, usa nkaho utangiye ibintu utamenyereye ariko uvuga ati njye ndifuza kuzagera hanze. Ikintu cya mbere ndimo kwifuza kuba nabasha gukora cyane. Biba bigoye kuba ugitangira nyine kwinjira mu bintu ukavuga ngo bizagenda nk'uko mbyifuza, nzabikora nk'uko mbyifuza, ariko nyine njye ni ibintu bindimo kandi numva nkunze. Ikindi ndimo kwifuza nyine cyangwa ndimo gushaka kwandika nyine filimi yanjye. Navuga ati ni filimi yanjye inyitirirwa ya Pamela, nyine nandikishije intoki zanjye ko kuvuga ngo ndakiniza abandi. Yego. Wow. Intego ni eshatu zo zirarangiye cyane ebyiri. Okay, urakoze cyane. Noneho hari ikibazo nakibaza, wowe ushaka kwinjira muri uwo mwuga, utekereza gute ku bantu bumva ko uko winjiyemo ari kwito ufata ku mafaranga? Ubihuza gute? Wowe watekerezaga gute? Njyewe nyine ndi umwe mu bantu bahamya ko iyo ugiye mu kintu ntabwo ariko gihita gikunda ngo utangire kwinjiza nk'uko wabitekerezaga. Uretse nanjye cyangwa nk'uko bivuze ngo ku bantu batekereza ko iyo ugiye mu kintu tubona amafaranga, bamwe na bamwe no mu bavandimwe banjye harimo bambaza ese biriya uba urimo urahembwa? Ugenda gute? Batangiye kubikubaza. Yego.
ikintu nyine nabwira abantu, iyo ugiye mu kintu ukurikiye amafaranga cyane, uvuga ngo iki kintu nyigiyemo kubera amafaranga, ndibonera amafaranga, ibintu birapfa pe. Iyo ugiye mu kintu ntuhite uhura n'imbogamizi, ntuhuremo na challenge, ntabwo nyine umenya ngo ibintu bimeze gutya. Ariko iyo ugiye mu kintu kikabanza kukugoramo, ejo kigakunda, yewe n'ejo bundi kikanga kikongera kigakunda, nibwo umenya agaciro k'icyo kintu. Wow. Turimo tugenda tusatira umusozo noneho, hari utuntu dusa nkaho nka dutatu tugiye kuvugaho. Icya mbere, hari ibintu biri muri nuza muri sosiyete nyarwanda, batubwira ko akenshi noneho muri iyi minsi umusore n'umuhungu basigaye babarana. Ugiye gusubiza ako kantu, umusore n'umuhungu barabarana, basigaye barara ku mafaranga, umuhungu ku mafaranga n'umukobwa ku mafaranga. Noneho ugasanga bitumye batinda no kugira no kuba bakubaka. Uracyari muto, ariko ugiye kutubwira wowe ibyo bihuza gute? Mu by'ukuri nyine ukuntu ndimo kubyumva, sinzi nimba urimo kuvuga ko kuba kuri iki gihe, kuba abantu b'abana, umwe ashingira ku mafaranga n'undi agashingira ku mafaranga. Njyewe mpamya ko iyo abantu ari babiri bumvikana bagafatanya ntacyo batageraho. Yewe nta muntu udakunda umuntu ufite ibya mirenge, ufite amafaranga, ariko mpamya neza ko njye ku giti cyanjye, ukundanye n'umuntu mugafatanya gushaka amafaranga, ahanini nibwo mubasha guheza agaciro rwa rukundo rwanyu, mukibunga ko mushwana. Umwe muri mwe ntabwo, wenda njye nshobora kutabyibuka ariko wowe ukabyibuka, ukibuka ariko nubwo dushwana urimo kwibuka ibintu twanyuranyemo. Njyewe mpamya neza ko abantu bakundana bagashyira hamwe bagakora, amafaranga yaboneka. Ntabwo mpamya ko kubaka urugo ari ukubera ko mwese mufite amafaranga. Kubaka urugo ni ubushake no kumvikana no kuba mukundanye, ntabwo ari ukuvuga ngo ni amafaranga. Okay, noneho sasa turimo tugenda dusatira kure. Nubwo ngiye kujya nkubwira ibintu uvuga yigo cyangwa hoye. Urumva? Icya mbere, uraza gusubiza yego, oya, yego, nyine bitewe n'icyo mubwiye. Nta kibazo. Icya mbere, ufite boyfriend? Oya. Aha. Ufite ex? Yego. Ujya kumureba? Oya. Aha. So urakoze. Ni Yego Talent Rwanda TV show, uko nabibabwiye, turimo turagerageza kubazanira abantu batandukanye bafite byinshi bifuza kudusangiza muri industry ya filime cyangwa se n'izindi kategori. Turi kumwe na Pamela, abantu bari buze kureba kino kiganiro cyangwa se bazanakireba, muzatubwire uko mwakibonye, feedback zanyu tuba tuzikeneye, kuko ibyo tuba twakoze ni ibyanyu. Mutibagirwe gukora subscribe kugira ngo mujye mugenda mukurikirana ibikorwa byose tubategurira.